dukomeje kwifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Makida Media Rwanda ndetse n'abakurikiye The Pop Live Show. Twese twahuriye ahantu, urabona hano hari ikibanza, ariko nubwo ari ikibanza kimeze gutya ntabwo ariko byari bimeze mu minsi ibiri ishize, ahubwo hari harimo inzu yuzuye. Murabona yuko amatafari agiye arunze. Mushobora kwibaza ngo bimeze bite? Ntabwo ari umutingito wabaye, ahubwo habayeho gukurwaho kw'inzu. Bimwe tujya tuvuga byo gukuraho inzu, iyi ngiyi nayo yabayeho. Ni ugukuraho inzu, ni ukuyisenya, kuko gukuraho inzu iyi biragaragara ko yashenywe, ntabwo ari gukuraho. Yashenywe. Hari icyo mu kirimi cyo muri Zimbabwe bigeze gukora operasiyo yo gufunga umwopoza wayopozaga igihugu, bavuga ko ari operasiyo yo gukuraho undi. Nabo rero bakuyeho inzu bitewe nuko bivugwa ko yayubatse nta byangombwa afite. Mu mujyi bavuga ko ari akajagari ubwo. Ni ukuvuga ngo ubwo inzu yayubatse mu manegeka cyane mu kajagari? Ni mu kajagari, kuko hano ntabwo ari amanegeka. Ariko nanone wareba waganira n'abatuye hafi aha ngaha bakavuga ko inzu yubatswe, ubuyobozi bw'akagari bwari bubizi, ndetse hakaba harimo n'akandi kantu ko hashobora kuba harimo kitu kidogo. Iyo tuvuze kitu kidogo ababizi bahita bamenya ibyo ari byo. Umuturage rero deja ubu yasenyewe, ntabwo agifite inzu. Yari ari mu bafite amazu, ariko ubu uyu munsi ntabwo agifite inzu, ahubwo afite ikibanza. Ahubwo afite ikibanza. Turaza gushakisha kontakite ze nawe tumuvugishe, ariko nta kindi tumuvugisha kirenzeho, ni ukumuha pole. Nyuma y'uko uyu muturage asenyewe aha hantu yari atuye, biragaragara ko yari atuye afite abaturanyi, ndetse yubatse byanze bikunze. Ntabwo yatangiye inyubako ngo ayihere muri fondasiyo agere igihe ayisakara, agere igihe ayigiriyemo. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, akagari n'umudugudu butabizi. Nakubwiye yuko amakuru turi gufata bari kuvuga yuko ngo hashobora kuba harabayemo kitu kidogo. Kuvuga ngo abayobozi b'inzego z'ibanze bakunze kujijisha abaturage, bakababwira bati wowe gira utya hanyuma tukureke. Hanyuma umuturage akaza guhura n'ingaruka nk'izi ngizi, wa wundi wariye ya mafaranga agize gute, yigaramiye. Ni bya bindi by'umuheto nibyo. Umudugudu wa Kuruganda niho byabereye. Ibindi turakomeza tubikurikirane, abakurikira ibiganiro byacu, inkuru turaza kuyirambura neza. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo dukomeze twagure ibiganiro byacu.